umbwirira ubwoko bwanjye ko nje kuburana nabwo, umbwirira ubwoko bwanjye ko nje guhangana nabwo, umbwirira ubwoko bwanjye ko nje kubaza ibyo bukora, umbwirira abantu banjye ko nje kuvugana nabo, nkamenya imigendere yabo n'imitekerereze yabo. Tumaze iminsi twumva ijwi ry'Uwiteka, twumva ubutumwa butubwira ngo Uwiteka azagendagenda, Uwiteka aje gutambagira, Uwiteka aje kugendagenda, Uwiteka aje gusura. Kandi rimwe no gupfa n'irindi igihe kizagera, nimuvuge icyo Uwiteka yabatumye, kuko n'ubundi igihe kizagera babaze. Nimwanga kwicwa n'abantu muzicwa n'Uwiteka. Uwiteka icyo ashaka nuko muhinduka, kuko nimwanga azabahana. Kandi igihano cy'Uwiteka ni urupfu rubabaje, kuko ni urupfu rw'iteka ryose. Niki gituma mudasobanukirwa icyo Uwiteka bashakaho? Kuki ashaka ko mugendana nawe mukaba mutabishaka? Ntabwo mushaka kugendana n'Imana yanyu mwicishije bugufi, mushaka kumwe mugashinga amajosi gusa, mugashinga amarere. Bibiliya iravuga ngo ucyaha kenshi, ni mu migani, ngo ucyaha kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe, ntaho kumukiza uhari, ntaho kumurengera uhari. Navunagurika atunguwe, ntaho kumutabara uhari, navunagurika atunguwe, ntaho kumurengera uzaboneka. Kuje ukavunika uzatabarwa nande? Imana nidufashe cyane. Niki yabaruhijeho? Arabaza abagore bari mu Rwanda, niki Uwiteka atabakoreye ngo mwubahe? Niki gituma mutubaha abagabo banyu? Niki gituma mutagandukira abagabo? Niki gitumye abagabo bahinduka abasazi? Abagabo bataye umurongo, abagabo babuze ibyo bavuga, abagabo barateruye ikiganiro aho bari bose bagatarama ku bagore. Niki gitumye mumera mutyo? Niki mushywe mu mutima aratambuka kumva arikanze, yajya no gusoma ijambo ry'Imana akakwikanga? Niki gituma murimo kurushya umwuka w'Imana ababyeyi bari mu gihugu cyacu, bari mu mahanga? Murarushya abagabo banyu kugira ngo bigende bite? Niki kirimo gutuma abahanuzi barimo guhanura bagahanura ntimwumve? Umwuka w'Uwiteka akabatumaho nimwumve. Bakozi b'Imana bagabo, niki Uwiteka atabakoreye? Niki Uwiteka atakoze? Yaguhaye umugore mwiza, aramuguha, amushyira mu rugo iwawe, uratuje, umugore arakubaha. Niki kintu cyatumye unanira? Niki gitumye unanirana? Niki gitumye urara mu bubari? Niki gitumye utagishaka kuryama? Niki gitumye udashaka kurara mu rugo iminsi yose, ugahora uri umugabo utembera, ugahora uri umugabo ugenda, ukaba warigize inyagasozi? Umugore wawe arakubaha, ntacyo agutwaye. Ntabwo ari muri aba ngaba twavugaga basuzugura, ariko wananiwe gushikama. None se n'icyo Uwiteka atagukoreye? TV twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, umucunguzi wacu n'umukiza Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi abane n'inshuti z'umusaraba zose zidukunda, zidukurikira ku manywa na nijoro. Imana y'amahoro ibakire, ibahe umugisha kuri aya manywa, ibakire muri iki kiganiro, ibishimire mu kiganiro tugiye kugirana kuri aya manywa. Uyu munsi rero ni ukuri turakira abantu bacu bari mu nkengero zitandukanye z'igihugu cyacu, bari mu bihugu bya Uganda, Tanzania, Burundi, ndetse mu bihugu bya Congo, Uganda, ndetse no mu bindi bihugu byose bya Afurika badukurikirana. Tugira tuti tubahaye ikaze kuri Comrade TV. Abari mu ntara zitandukanye, mu bindi bihugu bitandukanye, abari mu Burayi, abari muri Amerika, bari mu mugabane w'isi hose no muri Aziya badukurikirana, Imana y'amahoro nibaduhera umugisha cyane. Kandi tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Muze dusangire ku by'umwuka ari kubwira amatorero, muze dusangire ku ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, uyu munsi ni umunsi ukomeye, ni umunsi ugoye, kandi uyu mwanya duhuye n'umunyamakuru wari umwanya ugoye cyane bitewe n'akazi nari ndimo. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa ko bwari ubutumwa ngomba gutambutsa, numva ntagombaga guceceka ngo mbumaze icyumweru. Ahantu ndi mpamaze iminsi 3 nagiye mu kazi mu ntara ziri kure, ku buryo umunyamakuru namusabye kuza avuye i Kigali mu gitondo. Ubu tuvugana iyi saha tubonanye nta minota irenze 30 amaze tubonanye. Yahagurutse i Kigali mu gitondo aza kundeba mu ntara. Aho turi rero ni mu misozi, niyo mpamvu urimo kumvamo amajwi y'inyoni ziririmbira Uwiteka impande n'impande, kuko turi ahantu hafi y'aho turi gukorera, dukora akazi gasanzwe gatunga ubuzima busanzwe. Umunyamakuru rero yitanze kuba yaje hano, akemera kuza gufatanya natwe, akemera kumva ko ubutumwa bukwiriye kugezwa ku banyarwanda n'abanyarwandakazi, bukwiriye kugezwa ku bakurikirana Comrade TV bari mu mahanga ariko bumva ururimi rw'ikinyarwanda, n'abatabasha kurwumva bagira ubundi buryo babisemurirwaho, bitewe n'uburyo bashatse kubyumva mu rundi rurimi bikabageraho bigakunda. Nabo turabishimiye kuko Imana igiye kuduha umugisha, nabo ibaduhane umugisha, twese duhabwe umugisha n'Imana yacu. Umunyamakuru rero tumusabiye umugisha ko yitanze. Imana iguha umugisha cyane umunyamakuru witanze kugera hano.
ntabwo uyu muhati ari ubusa ku mwami. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Mureke rero dusenge kugira ngo twinjire mu mwanya w'ubutumwa nahawe kuvuga uyu munsi, kugira ngo bubagirire akamaro, kuko ni ubutumwa umwuka w'Imana yanshyize ku mutima, arambwira ngo nongere kubabwira iki kintu. Nimureke rero mwumve icyo umwuka ababwira, nimureke mwumvire ijwi ry'Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo aragira ati, niki nabahemukiye ngo mukimpamye? Kandi koko buri gihe amaze iminsi abinyuzamo akabibaza, kandi abantu bakabifata nk'ibisanzwe. Ariko uyu munsi ntubifate nk'ibisanzwe, wihangane utege amatwi wumve icyatumye umunyamakuru yemera kugenda ibirometero n'ibirometero, amasaha arenze 6 akaba angezeho, kugira ngo tubashe kubonana. Imana nibaho umugisha cyane. Reka dusenge hanyuma dusome ubutumwa bwiza bw'Imana yatwoherereje uyu munsi. Bana yera y'ukuri, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, Mana y'umugisha n'amahoro, tugusabye umugisha muri aka kanya, tugusabye kugirirwa neza uyu munsi. Turasabye ngo udufashe twese abanyamakuru, natwe tujye kuvuga ijambo ryawe, abigisha b'ijambo ryawe. Ndi umuvugabutumwa, nkeneye imbaraga n'amavuta, nkeneye gukomezwa nawe, nkeneye kumfata ukankomeza amaboko, nkeneye kumfata ukankomeza umutima, nkeneye gukomeza ubwenge bwanjye, nkeneye gukomeza akanwa kanjye, kugira ngo ntaza kugoreka ururimi nkavuga ibidatunganye, nkavuga ibyo nihimbiye, ahubwo mvuga ibyo mbwirijwe n'umwuka wawe wera, nk'uko umwuka wawe wera yampaye kubivuga, kandi singire icyo ngabanya, singire n'icyo nongera. Umunyamakuru umuha umugisha, abane nanjye neza muri uyu mwanya, kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Dukore iki kiganiro neza, maze uze ukiyobore, ukibonekemo, utubere Imana, tukubere ubwoko, tukubere abana, utubere data, tukubere abana wishimira, tukubere mikoro, urangurure muri twebwe. Ufasha abari mu mpande zose z'iki gihugu, ufasha abari mu mahanga badukurikira, ufasha abari mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi, bose bumva ijambo ryawe ribagirira umumaro. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Yesu Kristo nabaho umugisha cyane muri iki gicamunsi. Uyu mwanya turiho tugiye gusoma ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana yashyize ku buzima bwanjye. Ni amagambo akomeye kandi akomeye, ntabwo ushobora kuyumva ngo uyumve. Abantu benshi bamaze iminsi banyoherereza ubutumwa butandukanye, bakanyohereza amagambo atandukanye, bakambwira bati ubuhanuzi turimo kumva muri ino minsi burimo kutujijira, ubuhanuzi turimo kumva muri ino minsi buradukomereye. Ariko ni ukuri, ntabwo ubuhanuzi mwumva bubakomereye, ntabwo bwakababereye ubujijo. Murumva kandi muremera, murizera kandi mufite ubwenge bwo gutekereza, mufite ubwenge bwo kureba ibihe no kubigenzura, mufite ubwenge bwo gushishoza mukareba aho muhagaze, mufite ubwenge bwo gutekereza ibyo gukora. Ni mwebwe mwenyine mugomba kumenya aho muhagarara. Gusa icyo Uwiteka bashakaho ni ukugendana n'Imana yacu mwicishije bugufi, ni ukugendana nawe mucishije bugufi, ni ukugendana nawe nta bukana, ni ukugendana nawe mwiyoroheje mu mitima. Mureke dusome rero amagambo y'Imana yampaye kubabwira, kuko nibwo butumwa bwanyu kuri uyu mugoroba. Ijambo ryanditse muri Mika ibice 6 umurongo wa 1 kugera ku murongo waho wa 4. Turakomeza tugere ku wa 5. Mutega amatwi twumve icyo ayo magambo avuga. Noneho iby'Imana ishaka ku bantu bayo, nimwumve, iyo ni umutwe w'amagambo. Iby'Imana ishaka ku bantu bayo, umurongo wa 1. Noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumve ijwi ryawe. Mwa misozi mwe, namwe mfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe, kandi azaburana n'Isirayeli. Yemwe bwoko bwanjye, nakugize nti, icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye? N'ayo magambo dukomeze. Umurongo wa 4, nakuzamuye nkuvana mu gihugu cy'Egiputa, nkuvana mu gihugu cy'Egiputa, nkuvana mu gihugu cy'Egiputa, ndakurokora, ngukura mu nzu y'uburetwa. Nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Yemwe mwa bwoko bwanjye, noneho mwibuke icyo Baraki umwami w'i Mowabu yagambiriye, n'icyo Balamu mwene Bewori yamushubije.
mwibuke uhereye i Shitemu ukageza i Gerugari, kugira ngo mumenye icyo gukiranuka Uwiteka yakoze. N'ayo magambo dusomye murongera muze kuyasubiramo neza mufite umwanya, kandi mujye mwiherera nitumara kurangiza icyigisho musoma amagambo mwumve icyo avuga. Ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba riragira riti ngo noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere yawe, ntarebye imbaraga ufite, ntarebye ubushishozi ufite, ntarebye ubwenge ufite, ntarebye ubutunzi ufite, ntarebye amahane ufite, ntarebye ubwibone ufite, ntarebye ibyaha ufite, ntarebye gukomera kwawe, ntarebye intwaro ufite, ntarebye akanwa kawe kavuga ibikomeye, ntarebye uburiganya ufite, ntarebye umujinya ugira. Uwiteka Nyiringabo aravuga ngo haguruka uhagarare imbere y'udusozi n'imisozi, byumve kuburana kwawe, byumve ijwi ryawe niba ukomeye. Imana ikugirire neza. Ntabwo hari urimo kubyumva. Ni amagambo akomeye ngo nta kintu na kimwe arebyeho. Noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi n'udusozi, byumve ijwi ryawe. Imisozi n'udusozi Uwiteka arashaka ko byumva ijwi ryawe, arashaka ko hagaragara kuburana kwawe, arashaka ko umusobanurira gukomera kwawe uri mu musozi, aho wicaye umusobanurire gukomera kwawe. Hano hantu Mika ntabwo abantu baramenya icyo yamubwiriye ariya magambo. Mika yari ari mu gihe cyo gutumwa ku bantu, ubwoko bw'Imana. Abahanuzi bari bamaze iminsi bashwana n'abahanuzi bagenzi babo, abahanuzi b'ibinyoma bari bamaze iminsi bahanurira abami n'abatware ubuhanuzi bupfuye, bari bamaze iminsi bahanurira abayobozi, bahanurira abantu ubuhanuzi burwaye. Abatware bumvaga ubuhanuzi bubaha amahoro gusa, bakumva ubuhanuzi bworoheje. Abantu bo mu rusengero, mu matorero, bari bamaze iminsi bishakira ubuhanuzi buboroheye. Ni nabwo uyu munsi Mika yatumwe kurwanya. Bumvaga ubuhanuzi bucishije make, bumvaga ubuhanuzi butuje, bumvaga ubuhanuzi bubaha kugubwa neza. Ariko Uwiteka afitanye ikibazo n'abantu be. Uwiteka afite ikibazo kubwo buhanuzi burimo gutuma abantu bagwa mu byaha, boroherwa, bagahabwa amahoro mu byaha byabo. Niyo mpamvu Uwiteka yahagurukije Mika ngo mpagurukirize abantu banjye, umbwirire ubwoko bwanjye ko nje kuburana nabwo, umbwirire ubwoko bwanjye ko nje guhangana nabwo, umbwirire ubwoko bwanjye ko nje kubaza ibyo bukora, umbwirire abantu banjye ko nje kuvugana nabo, nkamenya imigendere yabo n'imitekerereze yabo. Tumaze iminsi twumva ijwi ry'Uwiteka, twumva ubutumwa butubwira ngo Uwiteka azagendagenda, Uwiteka aje gutambagira, Uwiteka aje kugendagenda, Uwiteka aje gusura, Uwiteka aje gusura umurimo we, Uwiteka aje kureba umurimo wawe ugeze warapfapfanye, umurimo we wajemo ikibazo, kandi Uwiteka nta mahoro afite, umurimo we urimo ikibazo. Abahanuzi b'ibinyoma biganje, abahanuzi barwanya bagenzi babo biganje, abahanuzi buzuye imbaraga z'umurimbuzi biganje, abahanuzi barwanya icyiza biganje. Aho kugira ngo higanze abahanuzi bavuga ukuri, higanze abahanuzi bavuga amagambo y'Imana nk'uko kuri ku mitima yabo kuri, ariko abahanuzi bari kuvuga amagambo akomeye y'ibinyoma. Umuntu agatinyuka agahagarara ku ijambo ry'ikinyoma, akaryizeza abatuye isi, akaryizeza abatuye amahanga, akababwira ibyoroshya imitima, akababwira ibyoroheje byabo, akababwira ibihwanye n'irari ry'imitima yabo, akabahumuriza bakigaragura mu byaha. Aha niho Uwiteka yahagurukije Mika, aramubwira ati, genda umbwirire ubwoko bwanjye buze tuburane, umbwirire abantu banjye ko nje kuza nkaburana nabo, ngo hanyuma ubambwirire bahaguruke bahagarare ku misozi, udusozi n'imisozi bibumve. Niba bafite ubutwari bahaguruke bahagarare biyerekane, niba bafite ubushobozi baze imbere yanjye banyiyereke, niba bafite gukiranuka nibaze banyiyereke, kuko icyo mbashakaho ni ugukiranuka, icyo mbashakaho ni ukugendana nanjye bicishije bugufi, icyo mbashakaho ni ukugendana imbabazi. Niko yavuze ku murongo wa 8, yarababwiye ngo yakweretse icyiza icyo ari cyo, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no gukora ibitunganye, no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Nayo magambo Imana irimo gushaka ku bantu bayo. Uwiteka yatweretse icyiza icyo ari cyo, yatweretse ko dushakaho kugendana nayo twicishije bugufi, yatweretse ko icyo dushakaho ari uguca bugufi tukagendana nayo, yatweretse ko icyo dushakaho ari ukubabarira, yatweretse adushakaho kubabarira. Ni ukuri njye ndeba mu butumwa dutanga nkareba amagambo banyandikira, ngiye nkumva ubwoba buranyishe. Abantu bajya batinyuka bakanyita izina rikwiye abanyabyaha, ry'abanyabyaha ridakwiriye n'umukiranutsi, ridakwiriye n'umuvugabutumwa.
ukumva ngo icyo ni iki n'iki, ngo icyo ni iki n'iki. Harimo n'abatinyuka bakavuga bati icyo ni iki, icyo ni mukireke ni iki n'iki, bakatwita amazina mabi ateye isoni tudakwiriye kuvuga. Akakwita izina rikojeje isoni, akakwitiranya izina n'abicanyi, akakwitiranya izina n'abagizi ba nabi, nkaho hari umuntu wahagurutse gukubita waje umuburira, ukabwira umuntu ngo va mu byaha, yarangiza ngo icyo ni igipinga nimukireke. Ukabwira umuntu ngo ihana ibyaha byawe, ngo reka icyo gitera hamwe. Ukabwira umuntu ngo ihana ibibi byawe, ngo reka icyo gisinzi. Ukabwira umuntu ngo ihana ibyaha byawe, ngo reka uwo mutekamutwe. Bene data, noneho rero ntabwo aricyo gihagaze uyu munsi. Uyu munsi muri kubwirwa ijambo rivuga ngo nimuhaguruke mushinge urubanza, mwitegure kuburana n'Uwiteka. Ntabwo Uwiteka azakenera gukina namwe buri munsi. Icyo Uwiteka gushakaho ni ukugendana nawe wiyoroheje, uciye bugufi, ugendana n'Imana, ukiranuka, ukora ibitunganye, kandi ugira kubabarira cyane, ugira imbabazi mu mutima. Urwango ni rwo rukurenze. Bene data, mugire kubabarira, mugire umutima w'imbabazi. Kuki Imana buri munsi bashaka umutima w'imbabazi nimubyumve? Kuki Imana buri munsi bakangura ngo mubabarire nimubyumve? Kuki Imana irimo gukangurira abantu kubabarira abandi? Niki gituma abantu tutarimo kumva? Niki gituma mudasobanukirwa icyo Uwiteka bashakaho? Kuki ashaka ko mugendana nawe mukaba mutabishaka? Ntabwo mushaka kugendana n'Imana yanyu mwicishije bugufi, mushaka kumwe mugashinga amajosi gusa, mugashinga amarere. Bibiliya iravuga ngo ucyaha kenshi, ni mu migani, ngo ucyaha kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe, ntaho kumukiza uhari, ntaho kumurengera uhari. Navunagurika atunguwe, ntaho kumutabara uhari, navunagurika atunguwe, ntaho kumurengera uzaboneka. Kuje ukavunika uzatabarwa nande? Ninde uzakurengera nuvunagurika utunguwe, mwene data? Niho rero ngaho waguruka uburane nawe. Araje muburane, araje atambagire muburane, araje asure muburane. Narababwiye uyu mwaka dutangiye ni umwaka ukomeye w'ubwenge, ni umwaka uri mu bwenge bwinshi bwo gukora kw'Imana, ni umwaka urimo gusohoza ubutumwa bwinshi ku bantu, ni umwaka ugiye gusohozamo abantu ibitangaza bigakoreka. Ababwiwe amasezerano akabasohorera, yaba ameza n'amabi byose bizasohora. Niba yaravuze ngo izaguhana, izaguhana rwose. Niba yaravuze ngo izaguhemba, izaguhemba. Niba yaravuze ngo izaguha umugisha, izaguha umugisha. Niba yaravuze ngo izaguha kugubwa neza, uzagubwa neza. Niba yaravuze ngo izakurinda, uzarindwa n'Imana. Ariko ni umwaka uri mu bwenge bwinshi bwo gukora kw'Imana. Uyu ni umwaka ukomeye uri mu bwenge bwinshi bwo gukora kw'Imana. Igiye gukoresha ubwenge bwinshi ngo isobanure gukomera kwayo. Uyu mwaka muraza kuyibona Abanyarwanda, abatuye u Rwanda n'abatuye amahanga. Uwiteka arongeye arabiyeretse. Uwiteka agiye kongera amanuka abiyereke. Uwiteka agiye kongera aze muri mwebwe, abane namwe, amenye ibyanyu, amenye imikorere n'imigendere yanyu. Niyo mpamvu abasabye ngo ngaho nimuhaguruka bumva biyaminiya, abumva bafite imbaraga zo kuburana, nibashinga urubanza imbere ye, ngo udusozi n'imisozi byumve, imisozi n'amataba byumve, ibikombe n'imisozi byumve kuburana kwanyu, byumve ijwi ryanyu niba muri bazima, noneho bibarenganure. Ariko Uwiteka aragira ati nje kuburana n'umwana w'umuntu. Namweretse icyiza yanga kugikora, namweretse icyo agomba kureka yanga kukireka, namweretse ko agomba guhinduka yanga guhinduka. None umwana w'umuntu agiye kumpagurutsa, umurimo wanjye urangiritse. Nahamagaye intore zanjye ngo zihinduke ziranga, nahamagaye abantu banjye ngo bababwire muhinduke muranga, nahamagaye abahanuzi bo kubumva murimo murabafunga, nahamagaye abahanuzi bo kubumva murimo murabakubita, nahamagaye abahanuzi ngo mbatume, ndabatumaho kugira ngo mwumve ubutumwa, murimo murahangana nabo. Ariko nimwumve ubutumwa bwiza Uwiteka avuze. Niba bishoboka mushinga urubanza muburane. Kenyera rero uzuburane n'Uwiteka, kuko icyo Uwiteka gushakaho ni uko ukora ibyo gukiranuka. Icyo Uwiteka gushakaho ni ukugendana nawe wicishije bugufi. Ngaho haguruka uruburane. Ngo nuko noneho mwana w'umuntu haguruka. Icyo Uwiteka gushakaho nta kindi, ni ukugendana nawe wicishije bugufi. Noneho rero nimwumve ijwi ry'Uwiteka avuga ati haguruka uburanire imbere y'imisozi n'udusozi. Aje kuburanisha abakozi be imbere y'imisozi n'udusozi. Araje atanga igisobanuro, araje mutanga ibisobanuro, araje ababaza ibisobanuro by'ibyo mukora, araje atanga ihurizo. Ese iryo hurizo ry'Imana uzarisubiza ute? Uzarisubiza witwaye ute? Aha hantu ndi nahabonye ibintu bikomeye munyamakuru. Ni ahantu huzuye ibyaha biteye ubwoba, ni ahantu huzuye ibibi biteye ubwoba. Ni ukuri ni ahantu hakomeye mu buryo budasanzwe. Muvandimwe ihangane, ndi mu kiganiro, ihangane. Ni ahantu hateye ubwoba, ni ahantu hateye ubwoba. Munihangana, ni umuntu wanshakaga cyane kandi dukorana.
ariko murihangana rero naze kumufungira telefone kandi dukorana ari uwo mu kazi, nagira mwihanganishe kuko ubwo mubwiye ko ndi mu kiganiro arihangana, ariko ubutumwa nari mfite ntabwo nari kureka. Niyo mpamvu natumye ku munyamakuru ngo aze. Nta kindi naguhamagariye umunyamakuru, nta kindi, ni ukugira ngo ufate ubu butumwa ubushyire abanyarwanda, ubushyire abanyamahanga, ubushyire abavuka mu Rwanda n'abari mu mahanga n'abari mu misozi itari imwe, bumva ururimi rw'ikinyarwanda, icyo Uwiteka ashaka ku bana b'abantu, icyo Uwiteka ashaka ku bantu nta kindi. Ntabwo ari abatuye igihugu cyacu gusa, n'abatuye ibihugu duturanye, n'abatuye mu mahanga atandukanye. Icyo ashaka ku bantu batuye isi, arabashakaho ngo baze bahagarare imbere ye, bashinga urubanza, noneho baburane. Uwiteka yiyemeje gushora urubanza, Uwiteka yiyemeje kuza kuvugana namwe. Ntabwo rero muri ino minsi byari byoroha. Urubanza rwa nyuma n'amateka nirwo ruzaba, rutazasaba ibisobanuro. Ariko uyu munsi we arimo arabaza ngo niki yagutwaye? Ese Uwiteka yarababaje? Niki Uwiteka yabaruhije? Ko yabohereje intumwa n'abahanuzi ngo mwumve, ko yabohereje abakozi ngo mwumve, ko yabohereje abavugabutumwa ngo mwumve, ko yohereza intore zayo ku manywa na nijoro ngo mwumve. Uwiteka yarabaruhije abanyamakuru? Uwiteka hari icyo yabakoreye cyabaruhije? Hano arimo arabibaza, arabaza ngo mbese nabaruhijeho iki? Ngo yemwe ubwoko bwanjye, ku murongo wa 3 ibice 6 bya Mika, ngo yemwe ubwoko bwanjye nabagize nte? Icyo nabaruhijeho ni iki? Icyo Uwiteka atakoze ni iki ngo mwihane ibyaha? Nicyo Uwiteka atakoze ko yaberetse indorerwamo zanyu? Yaberetse ko muri abasambanyi murabyumva, yaberetse ko muri abajura murabyumva ko muri abajura, akwereka ko uri umugizi wa nabi, uri umwicanyi ukabyumva, ariko ntabwo urushaho gutuza ngo ureke guhemuka, ahubwo urimo urongera icyaha. Ariko none wagiye kuza ashyira iherezo ku buzima bwawe, nashyira iherezo ku bugambanyi n'ubwicanyi bwawe, se uzajya he? Nashyira iherezo ku busambanyi, se uzajya he? Uzasambana utari muzima se? Uzasambana nta buzima ufite? Uzabasha se kugambana utakibasha kuvuga? Uzagambana se mu bitaro waramaze kumugara? Ko agiye kuza akaburana nawe, kandi naburana nawe ko azakwemeza kweretse ikimenyetso. Abantu benshi bagiye bavuga ngo Imana yacu ni urukundo. Ni urukundo, niyo mpamvu nayo ivuga itakamba ibabaye, ikavuga ngo icyo yabaruhijeho ni iki. Ariko se nyuma yo kubabaza, nyuma yo kwibabaza umutima, izihanganira agasuzuguro ko gumya aruhanya n'umwana w'umuntu? Uwiteka azagumya kuruhanya namwe? Ntabwo bikwiriye. Uwiteka ntazagumya kuruhanya n'umwana w'umuntu. Uwiteka ntabwo afite igihe cyo gumya kuruhanya n'abantu. Ntabwo Uwiteka afite igihe cyo kuruhanya n'abakozi be bananiwe. Ntabwo Uwiteka afite umwanya wo kuruhanya n'abahanuzi batumva. Nimuhanura uko Uwiteka yabatumye, mwe kuba abahanuzi b'imboneko z'ukwezi, muhanura ibijyanye n'irari ry'imitima yanyu. Mwe kuba abahanuzi bahanura iby'imboneko z'ukwezi, muhanura ibihwanye n'imyumvire y'ababakoresha. Mwe kuba abahanuzi b'ubwoba, nimuhanure nk'uko Uwiteka yabategetse. Uwiteka arashaka ngo musobanure ubuhanuzi mufite bahanuzi. Afitanye urubanza namwe, nimuvuge ubuhanuzi mwahawe nk'uko buri, nimuvuge icyo Uwiteka yabatumye. Kuvuka ni rimwe no gupfa ni irindi, igihe kizagera nimuvuge icyo Uwiteka yabatumye, kuko n'ubundi igihe kizagera babaze. Nimwanga kwicwa n'abantu muzicwa n'Uwiteka. Uwiteka icyo ashaka ni uko muhinduka, kuko nimwanga azabahana, kandi igihano cy'Uwiteka ni urupfu rubabaje, kuko ni urupfu rw'iteka ryose. Imana nidufashe cyane. Niki yabaruhijeho? Arabaza abagore bari mu Rwanda, niki Uwiteka atabakoreye ngo mwubahe? Niki gituma mutubaha abagabo banyu? Niki gituma mutagandukira abagabo? Niki gitumye abagabo bahinduka abasazi? Abagabo bataye umurongo, abagabo babuze ibyo bavuga, abagabo barateruye ikiganiro aho bari bose bagatarama ku bagore. Niki gitumye mumera mutyo? Niki gitumye mwibagirwa Imana? Uwiteka yabahijeho iki? Niki Uwiteka yakuruhije umugore uri mu Rwanda, ku buryo utarimo kubaha umugabo wawe? Umugabo akaba ahindutse umusazi ku musozi, umugabo akaba atacyumva ijwi rya bagenzi be ngo yumve, akaba atacyumva abantu bamuvugisha mu gihe cy'umugoroba. Igihe cyose yabaye nk'umusazi, yahushywe mu mutima, aratambuka akumva arikanze, yajya no gusoma ijambo ry'Imana akakwikanga. Niki gituma murimo kurushya umwuka w'Imana ababyeyi bari mu gihugu cyacu, bari mu mahanga? Murarushya abagabo banyu kugira ngo bigende bite? Niki kirimo gutuma abahanuzi barimo guhanura bagahanura ntimwumve? Umwuka w'Uwiteka akabatumaho nimwumve. Bakozi b'Imana, bagabo, niki Uwiteka atabakoreye? Niki Uwiteka atakoze? Yaguhaye umugore mwiza, aramuguha, amushyira mu rugo iwawe, uratuje, umugore arakubaha. Niki kintu cyatumye unanira? Niki gitumye unanirana? Niki gitumye urara mu bubari? Niki gitumye utagishaka kuryama? Niki gitumye udashaka kurara mu rugo iminsi yose, ugahora uri umugabo utembera, ugahora uri umugabo ugenda, ukaba warigize inyagasozi? Umugore wawe arakubaha, ntacyo agutwaye. Ntabwo ari muri aba ngaba twavugaga basuzugura.
ariko wananiwe gushikama, none se n'icyo Uwiteka atagukoreye? Yamuguhereho umugisha, azana umugore uzi gukora, nawe uzi gukora, ariko munananiranywe, mubuze amahoro. Uwiteka aravuga ngo niki cyotesheje umutwe? Nicyo atakoze se ngo mugubwe neza. Mwashakaniye mu macumbi, uyu munsi mufite amazu yanyu bwite murakomeye, mwashakanye mutega utumoto, uyu munsi mufite imodoka muragendamo, ariko munaniwe kumwubaha, munaniwe kugendana n'Imana yanyu mwicishije bugufi. Uwiteka bashakaho ni ukugendana nawe muciye bugufi, kandi mugira umutima w'imbabazi, mubabarirane. Abagabo n'abagore mubabarirane mu ngo zanyu. Uwiteka arabashakaho ko mugira kubabarirana, kuko mu rubanza agiye gushinga, n'urubanza rw'abagabo n'abagore mu Rwanda rugiye kuzamuka imbere y'Imana. Uwiteka aje kurwinjiramo, aje kwinjira mu byanyu, areba imibanire yanyu, areba imishakanire yanyu, areba aho muhagaze, areba imyitwarire, afata umwanzuro, kuko Uwiteka azahana inkozi z'ibibi, kandi azaha umugisha abamukunda, azaha umugisha abamugana, azaha umugisha abamwubaha, kandi abagendana nawe bicishije bugufi azababa hafi. Imana ibahe umugisha. Ntabwo tuvuga menshi, ndasoje. Ubutumwa bwanyu bwa rubu. Yambwiye ngo mbabaze ngo mbese mwana w'umuntu n'icyo atagukoreye? Mbese n'iki yakuruhijeho? Umwumvise wese wumva ko muri TV akaba aguye mu byaha abihezemo, akaba ashwanye n'umugore we abihezemo, akaba ashwanye n'umugabo we abihezemo, Uwiteka mwe mbabaze n'icyo atabakoreye? N'iki atakoze? Yambwiye ngo mbabaze, ese yabaruhije w'iki? Niwe bahagurukije abavana bo mwari muri abagira abagabo, yarabahagurukije abavana mu bukumi abagira ababyeyi, muri ababyeyi babyaye. N'iki gitumye mugumya kujagarara mu byumba, mu mashambure no mu mahoteli? Uwiteka ko yabahinduye akabaha ubuzima bwiza, mwituye kwisiga mu kaberwa, ababataka muhuriye hanze barabashoye babajyanye mu byaha. Ntabwo baza aho Uwiteka yabakuye. Mu cyimbo cy'uko mwakabaye mutanga amashimwe, muri gutanga ibyaha. Mu cyimbo cy'uko mwakabaye munezeza Imana, muri kugwa mu byaha. Imana nibaho umugisha cyane, kandi bahindure, muhinduke rwose. Imana y'amahoro ikomeze bafashe. Nubwo butumwa nari nabahaye, nubwo butumwa Imana yabantumyeho ngo muhinduke rwose. Imana ibahe umugisha. Nicyo ndi kuvuga. Ndagira ni Uwiteka Imana icyo bashakaho nicyo. Imana ibahe umugisha cyane niba mwemera kumva. Imana ibahe umugisha niba mwemera gushaka. Uru rugendo rurahenze umunyamakuru, uru rugendo nanjye rurampenze, ariko namubwiye nti aho kugira ngo ngumane ubutumwa bw'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi badukurikira kuri Comrade TV, ngumane ubutumwa bw'abantu bari mu mahanga badukurikira barimo gushwana mu miryango, nibacishe bugufi, kuko Uwiteka aje guhembera buri wese ibyo yakoze. Buri wese aje kuburana, Uwiteka aje kuburanisha ibi bintu. Ntabwo abantu benshi bagiye bamenya urubanza rw'Uwiteka uko ruza. Nta kindi kimuzana nuko aza agapima imirimo yawe, yabura idashyitse akagukubita umunyafu, kuko igihe cyo kuburanisha urubanza rw'iteka n'iteka cyo kuzamurwa kw'itoro ntikiragera. Ariko igihe kitaragera hari ibyo ashaka ko muhindura. Niyo mpamvu ashaka gukumira icyaha kitaraba, ntabwo ashaka ko icyaha gitinda. Ejo mutagumya kuvangavanga, muvanga ibintu, mugumya kugoragorana. Ni muri maso bene data, ni muri maso mwumva ubu butumwa. Icyo yabaruhijeho niki? Yambwiye ngo mbabaze, nk'uko Imana yampase cyane muri uru rukerera ngo mbabaze, icyo Uwiteka yabaruhijeho niki? Mugendere n'Imana yanyu mwicishije bugufi. Icyo Uwiteka bashakaho ni ukugendana n'Imana mwicishije bugufi, kandi mukagira umutima w'imbabazi. Nimubabarirane mutitotomba, nimubabarirane nk'uko Umwuka w'Imana bivuga. Imana nibaho umugisha. Ntabwo ntinze, yari ayo magambo gusa. Umunyamakuru yitahire agere mu rugo amahoro. Imana ibahe umugisha, mukomere.